nta mahoro n'ukuri hari umuntu wegeze kungirira neza witwa Magorwa ndavuga nti rero numvisha iryo zina ndavuga nti nzakubaza ninkubona numve ko yaba ari we koko Shama ariko mu Rwanda abana habaye heza byatari tu nanjye nzaza like in 2028 iyo hose bro uzasanga abakobwa bose barabamaze n'ukuntu babaye beza bose ni beza mu Rwanda hateye imbere byatari Bikaika bazandiye mwiga manza njya nkoresha social media you know that ibyana ni byose ntabwo nzongera kugarukaho hano Bikaika nawe siranga die bro asa ushona wallahi noneho bite ko mbona wihebye ukuri ufite ikihe kibazo shashiri nanjye simbizi ubu nanjye hano ndi ntabwo mazi baby kubera iki si baby ntabwo ubona ino minsi ukuntu ibintu bimeze byumva ariko ugomba gutuza muri wowe urabona ari iki cyatuma noza koko mu by'ukuri ndahari kubera iki bebe wanjye ndahari humura ibintu byose tugomba kubinyuranamo kandi neza akushiriza ikintu kinshimisha iyo ndi kukureba akujya ureba ukuntu uri igitonore thank you love ndakunda none ngiye gushaka amafaranga nzakwatsa noneho nzagutukuza noneho ugende umere use nabivuga gute sinzi ukuntu nabivuga urakoze cyane ndambona ari njye umugabo ufite umugore mwiza muri nasi nanjye narahiriwe kuba ngufite ahubwo ndumva nshaka no kuzaguhembera akaririmbo urabyumva ute ikibazo urakoze cyane ni sawa umeze neza ameze neza yego I'm sorry I'm pretty tomorrow in the morning you know the job turakomeza tuvugane wallahi ujye unatwibukamo ukuntu twohereze ku bintu by'amafaranga amafaranga se iyo wajyanye akanya wawe wahita uyamara ntabwo wayamara nawe najyanye wawe usezera ama credit cards n'ama debit card yose ntabwo wayajyanye yose uko bizi zakora hano mu Rwanda ntabwo zakora hano mu Rwanda ahubwo uzajya udatwibuka hano mu Rwanda n'inzozi mana nta kazi ibiki uzagira ugaruke ujye mu kazi nzagaruka mana ahubwo kame nkoretse gato ko hari staff nangiye gukora nta kibazo nangiye kuryama mu gitondo I have job no that ubwo wenda turaza gusubira sometime tu no hajya amafaranga l'argent Cyaje nzagukumbura turi kumwe sawa bye bro Nose boss Magorwa uvuga yaba ari uyu nguyu yewe niwe disi mana we ukuntu uyu mugabo yangiriye neza n'ukuri yaramfashije n'ukuri niwe pe nabira bintu ubona ndi gucuruza yabimfashijemo kugira ngo mbe mbifite n'ukuri yangiriye neza ahubwo ugize neza waza kumpa nimero ye noneho nkazamuvugisha ubu naba mukweretse atari uw'amahoro n'ukuri n'uw'amahoro uwo mugabo yangiriye neza ndashaka kuzamushimira wa mudamu we sunzi ntunteranya na boss n'ukuri ntago nabikora ahubwo mbabarira umpe nimero ye nandike 078 078 73 73 62 62 83 urakoze n'ukuri nzamuhamagara burongeye gusubira ku isoko mpasize nta muntu usizeho ibintu byiza mfite ibintu byiza rwose ahubwo uze kuhagera umahire ushobora kuza kuhagera yego urakoze rero nzagaruka rwose kureba bosi nta kibazo mfungurira noneho kuba turi kumwe ndumva ari muri mu yindi si
ntabwo wabyumva. Nanjye birashimishije kuba utuje. Muri ino minsi twari turi mu bibazo nawe urabizi stress none ushiko nibagiye no kujya mu kazi naheruka mu kazi baby. Nanjye nindi kubitekerezo nkavuga se none ndi umugabo. Uzakajyamo uri umugabo kandi gukora cyane yego bikugira umugabo ariko nanone ugomba gufata time ukaba baby nyene gukora nk'umutima rega dukeneye kuboneza baby. I know dukeneye kwimuka tukajya mu nzu yacu nziza ntabwo tuzakomeza gukodesha. Ndabyumva cyane n'ukuri. Nkagura n'imodoka tukajya dukata amase. Ndabyumva neza. Magadarina nagenze henshi nabonye ubu ngeze naho ncungerwa n'abahisi n'abagenzi. Igihuru nk'iki ubu nicyo ndimo koko ariko Magadarina ngo umwana wanjye Magorwa ndafata ndakubita ndatuka ngo ni ikigwari. Umwana akambwira ngo arahukana njye nkanga nkavuga ngo nta mugabo ko birenze kwahukana. Abagabo barari w'umwana wanjye kutunga umwana ikitindi nanjye nkaterura ngo nizabuzukuru na yo nibitubura n'abantu bure batuburira umwana. Ubu koko ngezeho njya mu bihuru n'imiserebanya n'inzoka se Mana ishobora byose we. Okay, usinzi cyari ubu ngubu noneho nambaye indi sura ngiye kujya kureba umwana kandi noneho ndahava muzanye bitari bya bindi by'imishino none hasi ubu tuvugana ino saha ntago nakubeshya ntago bantwarira usiko mbanze bashaka kunyibira umwana babo. Oya nta kibazo wagenda urasanga nanagutekeye ndabona ashaka kunyibira umwana urasanga nanasashe ndabona sasi umwana nta kibazo. Harya ubu ngo nkora iki? Ibara harya ngo yaramushatse uriya n'urushako yashatse. Umwana akambwira mama ibibazo umwana ariko se kiriya kigori gikira umunake ngo ni Olivier. Uzi ko bamuroze Olivier bajya inyuma bashyigikira nyumvisha ukuntu Magorwa ngo ari we kinanirane ndengere ku mwana wanjye nkubite. Rega nkubwire ngo ni Kereya nyagukebwa amaguru. Umva reka nkubwire arambona njye Magadarina ntago iwacu ari ukutubaho ku mwana wanjye Magorwa aho ndica nkavuna. Reka arambona nyakubone inda yo arambona weki njyewe Magadarina umva kirazira guhunga urugamba reka nza mbona arambona kandamwereka. Maso none shasta wato noneho ruguyemo nanjye ndabona byakazi by'uru si ibyo wanyu si ibyo ndabimenyereye. Amakuru yawe kuba uhora uza hano buri gihe aho nta kazi ugira ukorera hagana hewe ahantu nkorera shakava gihorera mfite umumabuje hari nta kana ndamunana nta mugabo nta n'umuntu wo muri famille yabo n'umwe njya mbona hari. none ukubwo ukabukora iki baguhembera iki? Abari hariya wenyine ubwo nyine nanjye kiruma ntago nakujyana ibyo. Uyesha ndangira ahantu si urabona aha ubundi si mu rugo aha ni mu muri. Nzakubwira dahari ubwira z'unsure. Nise bahagana? Ntago ari kure ni hano hirya. Ese ko buri gihe mbona uza hano mu gitondo nkabona uranzindukiye nk'umwaka. Uzindukira zone ngo ngukure hirya. Magorwa urananiwe
ese magorwa oh magorwa oh yanani wisagi batazi gusemara amasanga amasema kandi mbona hafunguye man ntabwo nabyemera ntabwo bishoboka ntabwo nakemera ko ari wowe gusa ni wowe mani waje mu Rwanda ryari bro waje mu Rwanda ryari mani subiza mani iyo ngiyo ni mushiti wanjye mani biraga mu Butaliyani mani vipi fresh kabisa honest mani ni bro wa milima bro karibu munzu karibu Yesu we oya nukure munzu Ese maso ubundi kibazo mfite umudamu warumbwiye bimeze bite sha kavaga rero mabuja gusa wenda sinjye kubeshya ariko nanjye nta makuru ngenda numva numva ko ashobora kuba umuryango we hafi wose warapfuye genda abundi rwose ariko nanjye nta makuru ntabyo nzi barapfa nyagupfa baragenda barasha harya ukundi gupfa kundi waba uzi kutari gupfa Yesu we nese nta mugabo ujya ubona uzavuga ko nta n'umwana agira byo nkubwira nuko bimeze se wani kutajya ubyibuha none se hari umugabo ubyibuha ndi umukobwa bani umve ngo umugore surprise mana yanjye ni surprise umugore ya mbere kuri iyi si ndatunguye bya hatari tu bani minsi uzi ukuntu nagiye rasi se wagiye nka 2012 2012 ya basi no myaka yose nagiye dore wazanye n'ubwanwa ubundi abantu bagiye mu Butaliyani baza barabaye inzobe kubera klima yabo ariko ni kubera akazi ari ibintu by'imbeho ukuntu bro abari hatari amakuru y'iminsi se cya umve ngo derukana ntaranashaka nose warashatse narashatse mana ariko birebire kabisa gute se ntabwo mwavuganaga mana ntarakubwira ntabwo twajyaga tuvugana tu gusa urabona nagezeyo mpita mpindura nimero nyinshi ndazibura ukuntu niyo mpamvu abantu benshi ba hano ntabwo nakuvugana nabo cyane tu ariko ubu ni inshuti yanjye mana ni inshuti yanjye twarakuranye nanjye magorwa twarasenganaga nanjye naratunguye kumva ngo yarashatse gusa nawe ntabwo wari ubizi kandi mwabanaga muri karitsiye ubundi ibyo byose byane nawe ndebera inshuti z'iki gihe uzi imyaka nari maze ndabona David ubu tuzanye hanga yaravuye kunsura yaramaze nk'imyaka igera nko kuri 6 nawe tutabonana ngiye munsi nibwo yaje kunsura ariko mfite ibibazo birenda kubunyica kabisa mbwira man bimeze bite ubu semereye ko inkuru yanjye man iteye agahinda ndabuze naho mera nkubwira ubu nubwo twari tuje man nari mfite agahinda kenshi cyane ngo ubu twabuze na mama wanjye yari yaraje i Kigali yaraje kunsura ni nkuko nakwemera kuza kunsura kareka narenze karenje ba mu muriro se mureka ahubwo ngende nasanga yanarakaye noneho sinamukira umuntu buri wenyine nawe ukamutukirirwa wangara wangara Chamaso ubwo uzajya unyisura nyine tuzajya duhuza uzihuruze ngo uze kundeba nza kukwirebera ngiye sawa okay kamere wenda kuntuza ku nkuru utazi yo gushaka kwanjye umperuka nyikundana na Miri Miri nibyo nanjye kubaza ko sister wanjye naje musanga hano kandi nzi ko mwakundana narenze ko bari washatse cha nyine inkuru yanjye nawe ubundi ukimara kugenda hacimo nk'imyaka nk'ibiri gutyo mpita mbona akazi mu bazungu maze kubona akazi mu bazungu shanda kora kabisa ndaryoha kwa kundi umusore nyine abona udufaranga tugatangira kumwongoza ubwo ariko muri icyo gihe nabwo nabonaga Miri nawe afitemo utuntu ubona ase ubundi ubu ntari kutwumva aya Miri ntaho hari
bajyanye na sister uriya sister mutoya twabanaga ubuki nahari bagiye mu gitondo hari ahantu bagiye mu Bugande bagiye na mere bajyana na sister mutoya twaraye tuzanye nijoro si ufite ikihe kibazo wambwira si bro mbwira man miliyoni uje kureba ko numva nawe abantu bose man kuri kumpungura man mbwira ngiye muri nshiye umugorwa kabisa gute se chérie. Ça va. ese gute si chérie Meze neza. Ko naho urayipakuruye ko. vuga ngo ndaje ntabwo nsubira inyuma Ni kare wumva inuce. kwashyushye Meze uteze. Guike. sikubona ne ukumbuye Cyane. niwe wanjye ubona ese gute se Fresh chérie. chérie umura ntabwo nzongera gusara nka kuriya Nazo ikintu cyambabaje wakoze ubushize. Nze kukureba umpeze nyuma y'urugi. ese ubonye uriya mwana kuntu yarigize umusazi Ntese arakuyobora cyangwa uramuyobora? akaho twagiye wabonye ko byari fresh nanjye kandi humura kuva ndi hano ngiye kwemera ngo worwe hano nanjye mbe nka wawe ariko urworwa n'iki ariko none urwo ko ari urwana nese intambara y'abantu bose baba hano ngiye nakizera gute ko tutazaba twenda kwicana ahubwo nabo reba wa mukecuru reba uriya mugabo wawe umeze nk'umusazi bose bagiye kugenda bajya heza nabirukanye bose bagomba kugenda so mwanga none mukumbi cyane ase kuri kugenda umunga Ntabwo